nongeye kubashimira kandi nabasuhuza abakunzi b'ikiganiro amateka y'u Rwanda yazimiye. Burya gushima ni ikintu cyiza, no gusuhuza nacyo ni ikintu cyiza, ni rwo rukundo. Ubwo rero ubu nsigaye ubungubu ninjira mu mizi, hanyuma nkongera nkaza mu bisanzwe bya vuba. Mu minsi ishize twavuze ku Nzare, harazamo ba Gisa. Urumva ni ibintu birimo kuza abantu basanzwe bazi ariko bihura n'ibya kera. Maze igihe rero ntavuga ku bacwezi bacu, imizi yabo ya kure, nkavuga no ku barangi bitwa ko babakoresha. Ubu ngiye gutondagira ndeba isano ry'inkoko n'igi n'ibiremwa byose tubona ku bwami ndetse no hakurya ku isi. Mwumve agaciro k'inkoko, mwumve n'agaciro k'igi, hanyuma turaza kumvamo guhera bihagarariye abahereza, twumve na ba bandi baranga, kuranga imbaraga ituma wareba mu ntekerezo z'umuntu, kandi bariya biyobokamana badashobora kubimenya. Ariko waba uri muri kiriya cyumba cyiswe isabiro, ariko ubundi bakita ni icyumba cyo kuramiramo, icyumba kirama. Ubwo tugiye kujya mu mizi gato, tugiye gutondagira tuva mu mizi tuzamuka imusozi aho mubarizwa mwese. Twagiye. Narababwiye gusoma kwanjye kuba ari guke, mujye mubyihanganira. Ubu sinkivuga nk'uko natangiye, nzajya mbahereza ibi byavuye mu bitagaragara, mbibahe byose nta na kimwe nkuyemo. Kaduhere kw'igi risiga, aribyo byabaye igisiga. Nzajya mvuga ururi ariko nshobore no kuvangamo n'urunyakirima rw'ubusa. Kaduhere kw'igi risiga, rihagarariye kuraga, aribyo byavuye guturaga. Noneho naryo rihera igi rizima, naryo rihera irindi igi rizima, naryo rihagarariye turage. Noneho naryo rivamo inkoko ihagarariye kuraha, irera, kuraha ariko irera. Noneho nayo ivamo isake, noneho nayo ihagarariye kwimya, kororoke, enye barere, turi inyabune, hari inkabayankuba,
hari igihanga, imfura ishibuka ku gihanga n'imfura ishibuka ku yindi, ibizima n'abazima n'abantu n'ibirimo. Nabyo nyuma zinjiriwe n'enye barezi: inana, ibizima, bigoma, abazima bazimye n'abantu batagira melankino bahinduyemo melanine. Ibyo byose nibyo bihagarariye enye barezi. Rero nibyo ubu nibyo ubuga nibyo ubuga niryo nibyo ibuga ryande. Harubaza nibyo ibuga ryande. Harubaza hari n'ubazwa. Noneho ubazwa ati ibuga ryanjye. Mu bwiru byiswe ibugande. Cyari igihe cy'abazima kandi nibo bazanye inka hariya, iziriya zitwa inyankoreza z'inkome, nibo bazijyanyeyo. Urumva hakoraga ikinyarwanda. Mujye mwumva ibugande impamvu abanyarwanda bajyaga bajyayo bagahahirayo, burya hari umuzi w'i Rwanda. Ni mu bwiru bati ibugande. bakundaga kwivugira bati babinge enyaburezi, babinge enyaburezi, enyaburezi, binge nyaburezi. Urumva? Ariko enye barezi, ariko ari enye barezi. Hano bari bafite babinge enye n'aha, babinge enye n'aha. Ibyo babinge enye n'aha abigometse. Ubwo ni indiri y'abazimu kuva Kongo ujyana, nibo bazanye abazimu, ariko rwari u Rwanda rw'abazima. Ndacishamo kugira ngo mushobore kumva, kuko ibyo mba mvuga ibyinshi ni ururi, ni ikinyarwanda ariko cya kera cy'abamarayika. Kuri Rurame kwande, ubwo niwe wiswe Rurema kwanda. Kuri Rurema kwande kwigi. Noneho igihe cy'ibizima by'ino byitwa Rurame kwande ati kwanjye, ati rwanjye. Rurame kwande ati rwanjye. None ubwo ni igihanga. None ubu rwigaruriwe na Rwandize. Ibyo bita Rwandeze bigaruriwe na Rwandize. Ubu utarize nta jambo arufitemo. Mbega guhenebera ku bwami. Mu bwiru byiswe ngo henabere. Iyo ni inkomoko bise heni. Iyo ni inkomoko bise heni. Ihena ikanya irihuri. Abaririye bagacuya. Kandi mbere
bari bafite inkoko ihera. Iyo umubyeyi yabyaraga babyitaga guhera, noneho ihera irizima kuko yabaga ifite isake yirirwana nayo. noneho ryo warirya ukarama. Kambahayo ariko kuko muri abanjye ndacyakomeza. Mbasigiye Nyagasani n'ingoma ye mwanzi, gusa mwasigaranye babinga ba Nyundo mukoresha ku mazu y'ama etaje y'imitamenwa. umunsi umwe azarigitana na ba nyirayo. Azarigitana na ba nyirayo bugacya mu gitondo hari inka z'inkome n'amashyamba y'ibiti murimo kuzerera muri izo nka zitabakeneye, mutwarayo. Uzayahonga ntazamuhunga, azamusindagiza arame. Gusa byose biri muri njye. Bayi yasimbuye Mbayi. Mbahaye utwo mutwarayo.